Yesu ashimwe. Imana ni nziza ibihe byose. Ndagumya mbavugisha isabato nziza, umunsi w'umunezero. Ndashaka kubabwira uko iwacu tubigambaga. Iwacu turavuga ngo isabato nziza, umunsi w'umunezero, isabato nziza, nziza, nziza cyane. Twasanze ariko tuyatugamba. Mupenzi arabizi, n'abari abasore baririmbye barabizi. Ndashaka kugira ngo namwe mubivuge mutyo, nimara kugenda nimushaka muzabireke. Isabato nziza, umunsi w'umunezero, Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane. Ndashaka kureba abantu banzi. Mugire mutya. Uragira ngo niyamamaje mupenzi yandusha amajwi. Base aha ni iwacu. Hari abantu twabanye iwacu hejuru mu Gishwati. Kama uraho, haguruka mwankwereka abantu. Uriya n'umukuru w'itorero rya wanje yitwa Kamari Mupenzi. Avuye hariya hakurya mu bavandimwe hirya y'umupaka. Hano hari abakecuru twabanye, nahoze mbaramutsa nkumva ntabarekura, banyoni twarabanye bande. Imana ihabwa icyubahiro. Uva ukuye mwenda mu rubyiruko rutoya 80% abantu hano turaziranye. Ariko nibwo bwa mbere ninjiriye hano. Ntabwo ndabyumvisha. Ninjiriye ku matorero menshi muri iki gihugu hirya no hino mu turere dutandukanye. Ariko nigeze ninjira muri uru rusengero Pastor Deo arangije isabato imwe ageze muri iyi ntara. Muri kuva atari kera nabwo nahinjiriye, naje gusura umurwayi, ngiye gusubira gusengera haruguru, imvura irambuza nzahangaha. Nageze aha ikoti ryatose, nirirwa nambaye agashati nk'abahungu, ndishyira uruhande. Ndashimira Imana rero yaturinze twese. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira gahunda y'itorero ryacu. Ntabwo umuntu ajya yinjirira aho ashaka, kuko mba narinjiriye hano. Nigeze mbwira mupenzi nti ndashaka kuzaruhukira hano kugira ngo nibura uwo munsi nzaruhuke, kuko nta mukuru w'itorero uruhuka ku isabato. Mwari mubizi? Hari hano umenya mutagira imirimo nk'iwacu. Nibyo ku isabato uyu munsi nta gahunda nyinshi zihari, ariko hari igihe abakuru b'itorero bwira baticaye, kabani nzaza hano nicare ndamukanye n'abantu, kuko harimo abantu benshi dukumburanye. Ariko haje ibintu byitwa, hateye ibintu byo kutaramukanya. Mwabakobwa dore tuvuganira, nimuva hano mutandamukije birabakoraho. Murumva abakecuru mwe, mureke duhoberane tukiri ku isi. Hari umunsi tuzaba duteranye dutya duherekejanije, tugiye tutazongera kubonana uretse mu bwami bwo mu ijuru. Ariko iyo umuntu agiye ahangaha bagiye hacece, tugategerezayo umwami wacu. Ndashimira Imana yaturinze twese. Ndashimira korale Asafu Singers. Nubwo ari mwe mwantumiye, niba ari abantumiye. Iriya korali niyo yantumiye, kubera ko twabanye hariya Nyamirango aho duhurira twese amatorero 4. Twahurira na Kabari, Kivugiza, Nyamirango, igice kimwe cya Nyakiriba kiri hejuru kuri Bazirete, ndetse n'ikindi gice kimwe cya Mudende. Murumva tutari benshi natwe. Iyo turi hanze tuba tubaruta uko munganuko. Twahuriye hamwe, ariko akenshi ari gihe twiyaranja tugateranira mu matsinda no muri gahunda yo kuramya kugira ngo dusoze gahunda neza.
iriya korari rero yarantumiye ngo nzaze kuyibera umushyitsi mu gitaramo. Ndababwira nti sinaza ntumwe na korari, mubwira abayobozi bampamagare tuzataramane. Ndashimira abayobozi ko bampaye n'ijambo rya saa 5 kuko bari bantumiye saa 8. Mwarakoze mwohu, Imana ibahe umugisha. Reka mvuge ku bintu bibiri mbone ninjire mu cyigisho, ariko ndagira ngo mbahe intashyo z'umuryango ndetse n'abayobozi b'itorero bo kuri site twari kumwe nimugoroba dutangira isabato, bambwiye ngo mbasuhuze na pastor wacu ababyakiriye. Ndavuga ku bintu bibiri kuri iyi sabato, aho amatorero yose afite ababwiriza muri iyi firidi. Nanjye nyuma yuko numirwa firidi yarabyakiriye impa gahunda y'uyu munsi kuvuga ku bintu bibiri. Icya mbere ni cya kindi umuyobozi yavuze mu gitondo, ijwi rimwe 2027, isabukuru y'umwami wacu Yesu Kristo, igihe yabatizwaga agasigwa amavuta. Sabukuru. Iyo sabukuru hakenewemo ikintu cyitwa kado, babibabwiye mu matsinda. Kado y'umuntu umwe uzazanira Kristo. Ariko nubona Yesu yarakugiriye neza, uzaba muzanira abarenze. Uwatagiriye neza aziyicarire azabisobanura. Ndashoje, iki ndagishoje, Imana izabibafashemo. Icya kabiri, turi ku isabato ya gatatu y'ubusonga. Ndashimira Imana ku itorero ryanyu, mukiranukira Imana mwese kandi mugatsinda buri kwezi. Imana ibahe umugisha. Ariko ikibazo nibaza ni iki? Ni ikibazo kivuga ngo mbese nawe uri mu bakiranuka? Mbese nanjye ndi mu bakiranuka cyangwa ndi mu kinyenga cyo kuba turi mu itorero rigari, itorero rishyushye nk'uko mumeze ubu, itorero rifite amakorari meza, abayobozi bayobora gahunda neza, ishuri ryo ku isabato ryagenze neza, ariko ntacyo umaze mu itorero? Bitekerezeho. Ngiye kubasaba ikintu kimwe, maze nimumara kugikora ndinjira mu kibwirizwa. Fata akaboko ka mugenzi wawe, gafate, mubwire ngo Imana ije guha gukiranuka kugeza iteka ryose. Mubwire ngo turi kujyana, Imana ije kurinda kurya kimwe mu 10 si cyawe. Mubwire ngo Imana ikurinda umuvumo w'abarya kimwe mu 10. Soreza kuri iki ngo Imana izaguha ubugingo buhoraho. Abavuga bati Imana uhereye none tugiye kugukiranukira, nibyo twari utubabarire ntituzongera, mugire mutya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Icyo nacyo ndagishoje. Kibwirizwa mfite uyu munsi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwihangana mu rugamba rwo kwizera. Ngo iki? Kwihangana mu rugamba rwo kwizera. Reka dusenga Imana. Mana yacu ihoraho, turagushimira ko wabanye natwe. Turagushimira ko uri Imana yacu, uhabwe ikuzo n'icyubahiro. Tugiye kukumva uvugira mu ijambo ryawe, uduha amatwi yumva, umwuka wera wandikishije iri jambo abari unkoresha, kandi atuma abo tubwira bumva, tuzahananwe nabo ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Kwihangana muri uru rugamba, muri uru rugendo, aho kwizera kudusaba ibintu bikomeye, turasaba kwihangana nk'abari ku rugamba koko. Katurabo turi kujyana. Mugize ubwoba bw'imvura se? Imvura itaratosura urupapuro yagutoheje. Ngaho tujyane.
bavandimwe, muri uru rugendo hari ibibazo tudashobora gusobanura kandi biteye ubwoba. Turi mu ntambara zitandukanye kuri iyi si, turi mu nzangano, turi mu bugome, turi mu bwicanyi hirya no hino ku isi. Turabura abacu. Ndumva abana bayombye cyane. Yesu ashimwe. Reka tureke abantu, ndabona bamwe bagiye mu rusengero, tubanze dutuze. Indirimbo y'172 igice cya mbere tumaze kuririmba. Wanire Yesu murinde ngabe yanyumuta zainyagwa munzira yo kunem shatuyo ana Yesu tusha nenawete kaniho tuzanesha. Abo turi kumwe mugire mutya. Muri uru rugendo rujya mu ijuru hari ingorane nyinshi n'ibigeragezo ku buryo umuntu uzashobora kubyihanganira ari wa wundi wamenyereye kuba hafi y'umukiza wacu, akarangwa n'ibi bikurikira: guca bugufi, gusenga no kwiyiriza ubusa, kuba maso, kutajenjeka, kwihangana no gushinyiriza, kandi akizera amasezerano y'Imana. Bavandimwe, abakristo turiho muri iki gihe, turi mu gihe kibi kandi kigoye, ariko dukwiriye kwihangana tukanashinyiriza. Umunsi umwe nagiye kwa muganga, nari narwaye ikijigo. Nuko igihe nageraga kwa muganga bantera ikinya kiranga kandi bagombaga kugikura. Ikinya cyanga kumfataho, birangije uwakuraga icyo kijigo aragikura gicikiramo. Mbese si ibibazo? Mara iminota 55 bari kunshinga, harya babyita amapensi, mu menyo, mu shinya, bakurura numva, kugeza igihe nabwiraga muganga nti muganga mbabarira ntabwo nzongera. Se ninjye wari wazanye iyo ndwara, ntabwo zageza nte. Bavandimwe, turi mu bigeragezo n'ibibazo bigusaba gushinyiriza kugera ubwo uvuga ngo ibi sinjye wabizanye, Mana ntabara. Abantu bariho barakinisha ubukristo bagakinisha n'ubuzima. Abantu baranezerewe, bari mu mudamararo, ariko turi mu bihe umuntu akwiriye kubaho nk'umukristo akagera ku rwego rwo gushinyiriza. Ndabaha urundi rugero. Hano mu Mbabarire hari abadamu bakuru bagize umugisha, bakaba bakiri kumwe nka wa musaza uvuye hano pastere, akaba yaragiye muri pansiyo akiri kumwe n'umukecuru we, n'uyu munsi bari kumwe. Ariko dufite umuntu wahuye n'akaga, apfusha uwo bashakanye batarari banabyarana. Hari abapfushije abo bashakanye bafite inda ya mbere. Hari abapfushije abo bashakanye abagore babo ari abageni, umusore agasigara ameze nk'umusazi. Abo bantu bose Imana iravuga ngo ihangane, hirya y'uburibwe, hirya yo kubabara, hirya yo gushinyiriza hari amahoro. Kristo agiye kugaruka. Komera, ariko komerera mu ijambo ry'Imana. Kandi mu gihe hari igitekerezo nshaka kubabwira.
wenda mushobora kuba mwaracyumvise, ndagira ngo mwongere mucyumve nkaho ari gisha. Mu gihe cy'umuyobozi witwa Omar, haje abantu batatu bari bafashe umwana w'umusore, bamuzaniye umwami. Babwira umwami bati, bari abasore batatu, bati uyu mwana amaze kutwicira umubyeyi, none turifuza ko nawe ahabwa igihano cy'urupfu. Ryari itegeko ko umuntu wishe undi nawe yicwa. Maze umwana arabamubaza ati, wa mwana we, icyatumye wica umuntu ni iki? Yavuze amagambo akomeye, aravuga ati, narindagiye ingamiya n'ihene. Igihe narindagiye ingamiya irancika, irya ku giti cy'avoka cy'uwo musaza, maze afata ibuye aritera ya ngamiya irapfa. Nanjye birambabaza, rya buye ndarifata ndarimukubita, nanjye arapfa. Mbese turi kujyana? Nuko maze umwami Omari abwira uwo musore ati, ukwiriye guhabwa igihano cy'urupfu, kandi nguhaye iminsi 3 cyo kubitekereza, maze ukajya aho bagomba kwicira uwishe undi. Uwo mwana yaramubwiye ati, asubiza umwami ati, nibura muri iyo minsi 3 ndagusaba kumpa uburenganzira ukampa uruhusa, ngasigara nkasubira iwacu, kuko data yapfuye ansigana na murumuna wanjye ukiri muto, kandi ni muto cyane. Numva igihano cy'urupfu, umutungo data yadusigiye uzasigara uribwa n'abandi, murumuna wanjye azapfa nabi. Uwo mwana umwami aramubaza ati, wa mwana we, mbese ninde uri bukwishingire? Uwo mwana areba umugabo wari uhagaze imbere ye witwa Abazari, aramubwira ati, uyu musaza aranyishingira. Wa musaza arangije arabyemera. Umwana asubira iwabo, atunganya ibyo agomba gutunganya, maze wa mugabo arategereza. Ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, abantu baravuga bati, uyu muntu ashobora gufatirwa ibihano. Batangira kumuririra, kuko yari yemeye kumwishingira ko azapfa mu mwanya we. Maze ako kanya babona wa musore aje yiruka yananiwe, maze yahagira, maze yikubita imbere y'umwami. Umwami biramutangaza. Maze Omari abaza wa musore ati, wa musore we, mbese ni impamvu ki yatumye udahunga ko wari ubonye uburenganzira? Umuhungu arasubiza ati, natinye ko bavuga ko kubahiriza amasezerano byashize mu bantu. Iki kintu mukiteho, mugasurinye. Nuko umwami arabyibaza, biramutangaza. Maze umwami abaza wa muntu wamwishingiye, aramubaza ati, ariko Abazari wowe, ni iki cyatumye wemera kwishingira uyu mwana utamuzi? Abazari avugira ijambo ngiye kubabwira. Yaravuze ati, natinya ko abantu bavuga ko kugira neza byarangiye mu bantu. Ako nako mukiteho. Maze ba bantu bari bica umubyeyi bakora ku mutima, baravuga bati, natwe twamaze kumubabarira. Umwami arababaza ati, mubitewe n'iki? Baramusubiza bati, turatinya ko abantu bavuga ko kubabarira byarangiye mu bantu. Ngiye kubabaza ibibazo. Mbese amasezerano y'abantu bari hanze n'abizera, ahari abantu baracyashobora kuyashyitsa? Mbese nawe umuntu yagura isambu nawe
maze bwacya mu gitondo ukamuhuguza. Mbese umuntu yakuguriza 5,000,000 maze warangiza ukavuga ngo ubwo nta mwandikiye ndayatwaye. Mbese ahari watinya. Abantu ubwoba bwarashize mu bantu, guhemuka, ibintu kugira neza, ndetse no kuba umuntu yakubahiriza amasezerano, kugira imbabazi no kugira neza byarangiye mu bantu. Nyamara turi mu rugendo rudusaba guhagarara dushikamye. Bavandimwe, uyu munsi tukeneye kuvuga nk'abari abantu uko ari 3, naho byatusaba gupfa ntacyo dukwiriye gukora ngo kituvane mu masezerano twagiranye n'Imana. Dukwiriye kandi kubagwa neza n'igihe byatuma dushyirwa ku rutonde rw'abashobora gupfa. Dukwiriye kugira imbabazi ndetse tukazigirira n'abagiye baduhemukira. Kandi mbese iyo duhuye n'ibigeragezo, ahari ushobora kwihangana ku buryo wakwemera no gupfa aho kugira ngo wihakane umukiza wawe. Cyangwa iyo ubonye ugeragejwe uba nk'abandi ukabivamo ibibyo, maze ukavuga ati ibi byose nabyihanganira, ijuru nirishaka ribi ry'abandi. Hari umuntu wigeze abwira undi ngo niba mu ijuru tuzahurirayo sinkarigeremo. Abo turi kumwe, niba mu ijuru tuzahurirayo sinkagenze nte? Mbese uru rwango mwarwumvishe? Yakobo yaravuze ati mu gice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ati hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo Imana yateguriye abayikunda. Umuhimbyi w'indirimbo yaravuze ati turi mu rugendo turihuta, hariho abarutangiye bazagwa mu nzira, bakunda umwijima bakanga umucyo, amaherezo no kuzarindagira. Hariho abatangiye uru rugendo bazagwa hehe? Mu nzira. Bakunda umwijima bakanga umucyo, amaherezo no kuzagenza ute? Abandi yaravuze ati turi mu rugendo igice cya 2 turihuta, hariho abarutangiye bazarusohoza, nubwo bababazwa bazagerayo kandi bazaturana n'abera banesheje. Turi mu rugendo turihuta, ni nk'umuzure wihuta ugana mu nyanja, wihutira kujya imuhengeri. Turagana iyo tutazongera gupfa, tugeze hafi yaho tuzaragwa iteka, aho tujya ntabwo tuzongera gupfa. Nubwo turi mu bigeragezo by'uku kwizera, aho dusabwa kwitanga tugatanga n'ibyacu, umuhimbyi w'indirimbo yaravuze ngo nguhaye byose mucunguzi wanjye nkunda. Nguhaye ibingana iki? Ndakwiyeguriye. Maze kandi mu gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo twibagirwa mu gice cya 12 umurongo wa 12 aho Yohana yavuze ngo Satani yamanukiye iyi si afite umujinya ungana iki? Azi yuko asigaje igihe kingana iki? Imana mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 3 ndasoma aya magambo: Imana iyobora ubwoko bwayo intambwe ku ntambwe. Imibereho ya Gikristo n'urugendo ruhoraho, nta kiruhuko kiba muri urwo rugendo. Turasabwa gutsinda ibyadutsindaga. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10 haravuga ngo nuko ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, kuko Satani yashirishije azigiye gushirisha bamwe mu nzu y'imbohe. Nuko uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Dukeneye gukiranuka kugeza ku gupfa. Urugendo rurakomeye, ariko Kristo ari hafi kugaruka. Imbaraga y'Imana yaneshereje abatubanjirije. Imbaraga y'Imana yatumye Saduraka na Meshake bari mu itanura ry'umuriro ugurumana bahaguruka bakavamo ari bazima. Iyo ni imbaraga twizera. Iyo mbaraga ibi yanjye nawe uhereye none ugeze teka ryose mu izina rya Yesu. Amen.
none sibwo twasoma